Ya mambo vipi Fred cyamamare nk'ibisanzwe wa musobanuzi bigasobanuka mu cyumva hiryo nino icyamamare byongero Fred cyamamare indirimbo bayise Low hasi ni Diamond ari kumwe na Ciara amagambo aka karirimbo ngatuye baba Steven urumva gasongo baramuzi hiryo mu tudomo tune ya hotel tudomo tune kamugereho 4 point atumubiro urahamagara mbwira niba ko hari uburi byo nkora bikagutungura gutya mu buryo bumwe na bumwe ukabyishimira reka manuke hasi bikore gutya wowe uzi inyuma ndabizi urabyemera ati nubuhe buryo nihe position wafata ubundi urumva amagambo hano wowe mbwira ndabizi kunyeneye ngenje nyine sikia ndanakureka ari ujya muri control byose bikora bitwara uko ushaka sikia ndabizi ko ari ngende ushaka ndakureka rero ujya muri control room ndakeka uburiteguye nicyo gihe nako kanya sikia Fred mu cyumba hiryo nino the one and only icyamamare Mr bibutsa ushaka kwamamaza nimero ya indi 0784 94 15 89 byose hanze sikia Ciara from America Diamond from Tanzania Fred cyamamare mu kugezaho from Rwanda sikia bega ibitangaza gutuma umuntu nkanjye wahawe umugisha mbu musazi sikia bondi gunda uburyo bikora Izo Sikia ndaje kutapure nk'umusazi Ndirimira Sikia mondi Ndakurika Reka dukomeze akarawundi ka kabiri akambere kabaye ibindi urambwira ninde wambwira iryo jwi uko rivuga Sikia uko rivuga nakoreka rojya muri control ni Fred cyamare mu cyumba hiryo nini ndirimo nangira nsekeje Ciara ari kumwe na Diamond bakubwira ngo Low hasi nyuma y'akarimbo twikomereza season 2 episode ya mbere Fred wa mbere mu cyumba hiryo nino yibutsa ko uyu munsi filime nayiza ndayivimuze mpaka irangiye turi tariki zingahe bantu banje 26 z'ukwa 9 2025 nibwo nyishyize hanze reka nyirangize ni season ifite ya kabiri ifite episode 10 gusa bayise Falling Sky kumanukirwa n'ibiki byatumanukiye byamanukiye he ibyo muraje mu bisobanukirwe n'agafashemo amayoro ya Nyamaramo Muranzi nibutsa ko Fred cyamare nk'ibisanzwe wa musobanuzi umwe rukumbi mu mikumbi gira introduction yanjye y'umwihariko y'umwimerere ikagirwa n'uwari wese ufite ko yimereye umve introduction nyiri kukubwira ya Fred cyamare nk'ibisanzwe in studio in house in ground in field in yield in battle Domis Fred once again cyamamare in action by in action people today here and here aho naha ndahari wese kandi samano mari wese hasi cyane lo ngaho yo nguko Ciara nuko asezera kandi ubwo yambwiye ngo mbaye nciyeho nakandi ndaje nkaguhe people it's time tubona poli nigiye tujye mu birori rero bring it up period yoje tuya ngumbagizo akanzinduye byatuzinduye niki ni episode ya mbere ku isoni ya kabiri uyu nyiri kukubwira FE Fred Entertainment company rakomeye mwabantu mwe irimo ikintu biti biceri inote Fred cyamare nk'ibisanzwe Domis season 2 episode 2 I'm still there I'm still here ndacyahari wese kandi don't go far stay closer together as one FE toujours